bari nyine abana abaturage bangana gucyafasha amabuye ni ikibazo. Ibyo ni nabyo biga ko n'abandi baturage bahamya ko ngo babonye bagenzi babo batira amabuye imodoka ya polisi abandi bayisunika ngo bikaza kurangirwa ku baturage ngo ndetse bamwe muri bo bagakomereka. Harimo abamama bakomeretse, harimo abamama, hari umumama utwite amaguru yose yaturaguritse, hari umumama iki gihande cyose cyamanutse cyanyotse, hari umwana iki cyose cyanyotse, bamwe bamaze kuva mu mwuka abandi wenda baracyakanyakanya bari kuri bombora. Ese ko bari kuvuga ngo iyo modoka ngo n'abaturage bayiteye amabuye mbere ko yatera amabuye yari yageze hano igiye kugira iti iyo modoka yari yaje kureba iki, iyo modoka yari ije gucungira ndi umutekano, iyo modoka twebwe turi kwibaza ngo yari yahamagawe nande, ese iyo modoka yari irimo bande nacyo mu gitindeho. Ariko byagenze aho kwanza imbaruka nabayabereye aho ngorera ngewe nukuvuga ngo yaje abantu barirukanga barapakira abapolisi barapakira imodoka irajwigira cyane iruzura cyane imaze kuzura cyane ubwo noneho ubwo umupolisi bambaye umushoferi ajyamo agiye gutwara ibintu biranga imodoka isubira inyuma abantu benshi abangirije bamwe bapfuye abandi bafite inkomere birakomeye cyane. Je nabonye ku bantu bane ariko hararo n'umumama rutwite yajira mukubita agwa ngira epfo bacuruza ingweto z'indaya pi none ndikumva amakuru ngamaze no gupfa. Yanjewe kubera ko bose ndabwo bapfuye kubera ko bari bakiri mu mwuka babaruruje bakiri mu mwuka. Itangazamakuru riganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yaritangaje ko ngo bamwe mu baturage batishimiye iki gikorwa ngo maze bagahitamo kurwanya inzego z'umutekano. Abaturage bari aho ngaho hafi tegeko. Polisi ntabwo izitegeko. Polisi ntabwo izihanganira abantu bishora muri ibyo bikorwa kuko bihungabanya ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Uwo muvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yanakomeje avuga ko mu murimo kwabo wo gufata amagendo ngo bafashe amabaru 20 y'imyenda ngo ndetse n'abantu 15 ngo bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi. Jacques Tuyishime Françoise w'imyaka 37 y'amavuko yishe umugabo we witwa Hagenimana Innocent w'imyaka 39 y'amavuko bikaba bivugwa ko uyu mugore yikishije umugabo w'isuka yimukubitse mu mutwe bari mu cyumba bararagamo hanyuma ngamaze kumwicara mufungirana. Uyu mugore nawe arangije kumwica ajya mu cyumba cy'abana maze yishyira mu kagozi ariyahura nawe arapfa. Ubwo BTN TV yageraga muri uru rugo rwabereye mwayo mahano twaganiriye nabo muri uyu muryango batuye hafi aho bahageze bwa mbere maze batubwira uko babisanze aho bavuze ko batunguwe n'ibyabaye kuko ngari indengakamere. Noneho urugi yari yamwishe amaze kumwisha afungira inyuma afata n'intebe akururira mo indani basunika urugi yari yamufungiranye. Urugi biba ngombwa ko turwica ngewe maze kurwica ninjiramo musangamo yamuteraguye ibyuma nsanga yapfuye mpita njya mu kindi cyumba nsanga umudamu wari we muramukazi wanjye nawe ari mu mugozi yimanitse yamaze kumwica ahita ajya kwiyahura. Byadutunguye kumva ko aramwishe mu cyumba bararagamo aragiye mu cyumba cy'abana yimanika hejuru yabo. Ibyo byose ni ibintu bitwereka ko yabigambiriye. Urugi twahise turwica tumaze kurwica mu kugera mu nzu dusanga umugore amanitse mu cyumba mu mugozi w'ikamba mu murunga guno bagazirikagamo inka rino kamba ryari kamba rishasha ry'umweru tere ryakora hasi. Ubwo hasigaye turavuga tuti mani umugore yawe bigenze bitemo kuko yakurugizwe ku kindi cyumba dusanga rurakinze rino paka yaricometse mu ntuza yaricometse mu gusunika cyane tubona ngo amaraso aradendeje tubirusha n'umugabo yapfuye. Twasanze yapfuye bamukubise agasukamo no mu mpanga amaraso gatembye guzuye ku buriri mu cyumba hasi amaraso.